Muraho neza nshuti zacu, nshuti nkunda cyane, ndongeye ndabasuhuje. Ngewe nitwa Haragirimana Theophile, iyi channel yitwa Ndabakunda TV, ibagezaho amasomo ya muzika solfège, kumenya kwisomera indirimbo yanditse ku manota. Nababwiye ibyiza byayo, ntabwo uyu munsi ari ngiye kugaruka, ahubwo tugiye kwiga isomo riri intambwe ya gatatu. Uyu munsi tugiye kwiga intambwe ya gatatu. Nababwiye yuko muri muzika habamo intambwe enye zibanziriza izindi. Izo ntambwe baziyita mu gifaransa 4 étapes préparatoires. Ubwo uyu munsi rero tugiye kwiga intambwe ya gatatu, turaba dusigaje indi ntambwe imwe, tuhita tujya mu bindi bita les intervalles cyangwa se intera, nabyo tuzayibona. Mbere yuko rero dukora ibintu byinshi, ariko dufite n'indirimbo. Iyi ndirimbo nayo iraza kugaruka kuri iyi ntambwe turaba tumaze kwiga. Irebere amanota 8, ni ukuva ku inota byo hasi bya do ukagera kugeza ku inota byo hejuru. Niyo ntambwe nyine ya gatatu turaba twize. Hanyuma niturangiza duhite dusorofera aka karirimbo. Ni akaririmbo keza karimo n'ubutumwa, ubwo muraza kubibona. Buriya erega kuririmba ni byiza, ariko hari n'igihe wungukiramo n'ibindi bintu, urashobora wumve na message iri muri iyi ndirimbo. Hanyuma mbere yuko dukora rero iyi ndirimbo, dusorofera iyi ndirimbo, kubera ko hano ku kibaho hari imyitozo mikeya, byinshi biri mu gitabo, reka tunyure mu gitabo gatoya turebe imyitozo yo kuri do re mi fa sol la si do. Hanyuma niturangiza kuyibonaho gihite dusorofera iyi ndirimbo, muraba mumaze kumva uburyo amanota agenda. Hanyuma nibirangira tuziga indi ntambwe ikurikiyeho ku yindi nshuro. Reka turebe mu gitabo gatoya. Okay, nkuko nari mbibabwiye, tugeze noneho kuri no myitozo yo mu gitabo. Ni ukuvuga ngo aya ni ya manota nari maze kubabwira. Ngiye kujya nyasoma manura ikaramu nanayizamura. Ni nkaho nawe wakamanuye akaboko ukanakazamura muri ya meziri yacu ya kabiri kuri kane. Reka tubikorane noneho duhite dusubira ku kibaho gusorofera indirimbo yacu. Duhereye kuri do yo hejuru, ivuga gute? Do 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 si do. Ugashaka uburyo uyifata, ugafata ngo do si la so do so so fa mi re do. Ugafata uno 30 nari muvuga ngo do re mi fa so so si do si la so do. Impamvu turi guhita tugarukira aha ngaha nuko turi gusanga hamanuye akandi karongo. Ubwo bivuze ko umwitozo niho ugarukiye. Naba atariho turasanga hamanuye kamwe. Do do so mi do re mi fa so la si do si do. Wa 33 do si la so fa mi so do. Uyu nguyu noneho 34 do do re re mi fa so la si do so mi re do. Uyu nguyu wa 35 do si la so fa mi so fa mi re do. Uyu nguyu noneho wa 36 nituwugeraho turahita dukomeza dore hamanuye akarongo kamwe dusoreza ahangaha. Dushatse niyo twanafata gusa muraba mubyumvise uko aya manota ameze. Do si la so la so fa mi re do mi fa so mi fa so mi fa so la si do. Ugahita usoza. Reka dusubire ku kibaho murebe noneho uko dusorofeya ya ndirimbo yacu. Okay, ubwo rero mubonye ko mu gitabo bimeze, mwumvise uburyo ki noneho amanota tugiye gukoresha uko ameze. Uvuye kuri do yo hasi kugera kuri hejuru byahindutse, bya bindi twe tumaze iminsi twiga, twongereho nandi nyine. Aka karimbo rero kana ko tugasorofeye kuko twabonye amanota noneho uko asomwa. Iyi ndirimbo ihera kuri do yo hejuru. Muri kubibona? Twajya tuvuga
guhera kuri do yo hasi tukagarukiriza kuri iyi soro, tugahita tugenda tumanuka tutarenga ahangaha. Uyu munsi rero twazamutse twageze kuri ino do yo hejuru, muri ino ntambwe nyine ya gatatu iriho aya manota yose. Reka rero turebe nk'uko twabimenyereye, twebwe turi kwiga, tugiye kubanza dusoma amanota niturangiza kuyasoma turaba twiyumvise uburyo ki n'amagambo asona. Turahita tuvuga amagambo tugenda ukuntu ya manota asona nk'uko nabibabwiye. Umuntu uri kwiga wese niko bigenza. Abantu bamaze kubimenya bafite experience, we areba amanota akagenda avuga amagambo arebye gusa uko amanota ameze, kuko aba yaramenyereye neza uko amanota asona, abizi neza mu mutwe atagombye kuyavuga. Niyo mpamvu rero twebwe ko turi kwiyigira, reka duhere ahangaha hejuru. Do 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 si la so 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 la la so fa mi fa so 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 mi re do mi re re do. Tugasoreza hano kubera ko hari akarongo ka kabiri. Iyo navuge ko yari akarongo kamwe biba bisobanuye ko indirimbo ikomeje. Ubwo rero ngira ngo noneho mwumvise ya manota twavugaga tugiye gushyiraho amagambo, ariko ubanza wumve neza amanota avuga gute. Do do do, ukikora gutera mezire kuko turacyari muri ya mezire ya kabiri kuri kane. Buri gihe navuge ko byandikwa ahangaha. Nitumara guhindura indi mezire nabwo tuzabireba, ariko turi muri mezire ya kangahe? Ya kabiri kuri kane. Niyo mpamvu gutera ngo do 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 si la so. Sibyo? Iyo uvuze gutyo tuvuga ngo mwebwe mwese abafite, bigendanye nyine nuko amanota ari gusona. Do 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 si la so 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 la la so fa mi. Murahe n'abandi, sibyo? Mwango yivuze ngo so so la la so fa mi, nta kintu gihinduka, n'ubundi uhita usona uko amanota ameze. Murahe n'abandi. Twakomeje mi fa so 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 mi re do mi re re do. Mumenye kw'iby'isi bitatira nyirabyo. Nuko uko indirimbo imeze, murumva ko harimo n'ubutumwa, ni akarimbo keza. Reka noneho rero tuvuge amanota neza kugeza aho agarukiye, duhita dushyiraho n'amagambo neza kugeza aho agarukiye nk'abantu bayize. Wowe niwumva ukeneye kumva neza aho uko amanota asona cyangwa se amagambo, uragisubiza akavideo inyuma gato ugahagarika wumve neza mu gihe waba ushaka kwiga. Hanyuma reka ze tuvuge amanota mbere na mbere. Do 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 si la so 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 la la so fa mi fa so 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 mi re do mi re re do. Ugashyiraho n'amagambo. Mwebwe mwese abafite, murahe n'abandi. Mumenye kw'iby'isi bitagira nyirabyo. Nuko nguko iyi ndirimbo ikoze.
ndashimira umuntu wese umaze gukora subscribe kuri iyi channel. Niba nawe utarayikora wayikora kugira ngo tujye tubona mujye mubasha kubona amasomo yose dushyizeho. Nanabasaba kandi ko ufite igitekerezo wakimpa, ufite icyo ashaka kumbaza yabikora, nabwo nkamusubiza, murabizi ko njye mbasubiza. Hanyuma Imana ikomeze ibandindire. Ciao ciao, naho ubutaha.